Reka nkubwire ukuri kubabaza. Hari abantu bamara imyaka 10 bashinja abandi ubuzima bwabo, nyamara ikibazo kiri muri bo. Buri gihe iyo bicaye baba bivugisha bati nibo bantengushye, nibo bansubije inyuma, iyo mba narahuye n'abandi bantu bankiri kure. Ariko reka nkwibarize, ni kangahe wicaye ukareba amakosa yawe aho guhora ureba y'abandi? Ukuri kuryana. Nta muntu ushobora kubaka ubuzima bwawe mu gihe uhora ushaka uwushinja. Yego, hari abashobora kugukomeretsa, hari n'abashobora kuguca intege, ariko niba ukomeje kuba uburenganzira bwo kugenzura ejo hawe, ni wowe uba ubihaye. Umunsi uzahagarika gushinja isi ukavuga uti uhereye uyu munsi inshingano z'ubuzima bwanjye ni izanjye, ni nawo munsi ubuzima bwawe buzatangira guhinduka. Reka gushinja abantu kuko bo ntibazabaho ubuzima bwawe. Fata inshingano ukore kandi wiyubake. Ejo hawe hari mu maboko yawe. Andika muri comment uti nafashe inshingano z'ubuzima bwanjye. Kora follow tubane buri munsi.